Shalom, shalom, nongeye kubaramutsa, mbaye ikaze mu kiganiro cyacu, aho mukomeje kugenda mugikunda muri benshi, mbasabira n'umugisha w'Imana inkunga muduha, mugenda mugisangiza abantu bagiye batandukanye, Imana ikomeze kubaha umugisha. Rero ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro nk'uko mubimenyereye, ndi Wisdom, turakomeje na pati yacu ya kabiri kuri ya nkuru twari twatangiye y'aba basore bageze ibwami bagahiga ngo ntituziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ese aba bahungu bakomeje koko guharanira icyo bavuze bagikandagira yuko bataziyandurisha ibyo kurya by'ibwami? Ni muri iki gice rero ntimucikwe. Ubwo rero duheruka, umwami yari amaze gukunda ba Danyeli na Saduraka na Meshake na Azariya, abonye ko ngo mu bari bari aho nta muntu wari uhuje kumenya nabo, bari bafite ubwenge, bituma umwami abagira abakozi be. Nuko rero ngo ku mwaka wa kabiri Nebukadinezari akiri ku ngoma yigeze yarota inzozi. Amaze kurota inzozi ahagarika umutima ku bw'izo nzozi, atumaho abakonikoni n'abapfumu biwe ngo nibaze. Baraza, bamaze kuhagera arababwira ati rero mwa banyabwenge mfite muri iki gihugu mwe, narose inzozi rwose zanteye guhagarika umutima, impamvu mbahamagaye no kugira ngo mumbwire izo nzozi munambwire uko zisobanura. Nuko abakonikoni n'abapfumu baramubwira ati umwami nyiricyubahiro naturotorera izo nzozi, noneho tumubwire icyo zisobanura. Umwami arababwira ati nazibagiwe kandi zanteye guhagarika umutima, niyo mpamvu mbahamagaye ngo muzinsobanurire. Barongera bamusubiriramo bavuga ati umwami nyiricyubahiro natubwire izo nzozi natwe tuzisobanure. Umwami biramurakaza arababwira ati nimutaramuka mumbwira izo nzozi ngo munazisobanure, birashoboka ko mwagiye n'inama zo kutagira icyo mumbwira, barabica n'ingo zanyu bazice, babamareho mwese n'ababakomokaho. Ariko yongera abaha amahirwe arababwira ati ariko nimuramuka rwose mumbwiye iby'izo nzozi, nzabagororera rwose mbahe n'icyubahiro. Ngaho rero nimugerageze mumbwire izo nzozi munambwire icyo zisobanuye. Nuko barangije bumva babona ko umwami yarakaye kandi ko akomeje, nuko batera hejuru baciye bugufi, babwira umwami bati erega mwami, na mbere pe se tugiye kukubeshya, nta mwami wigeze kubaho ngo ahamagaze umukonikoni cyangwa se umupfumu amubwire nk'iryo jambo ijambo ryo kutubwira ngo nitukubwire ibyo warose tunabisobanure. Ati ni ukuri mu bami bose babayeho ni wowe utubwiye icyo kintu, ni ubwa mbere tucyumvise mu matwi yacu. Noneho umva ikintu gisekeje abakonikoni bavuze. Haraje bamubwira ati ni ukuri mwami, ni ukuri ikintu uri kuduhatira kiragoye. Mu yandi magambo ni uko wenda uri kubyirengagiza nk'umwami, ariko ibyo bintu ntibishoboka. Mu by'ukuri ntitubana nawe mu nzu, ntitubana nawe no ku buriri, ubu turamenya ibyo warose tumenye n'icyo bisobanura. Ati cyo koza umenye imana zitabana n'abantu, umenye arizo zabishobora, ariko izo tubana nazo twebwe abakonikoni n'abapfumu, izo zo zirananiwe, amaboko zirayamanitse. Ibyo rero babyumvise bibabaza umwami, arangije ahita atanga itegeko ngo ndavuze ngo njyewe Nebukadinezari, buri munyabwenge wose wo muri iki gihugu cy'i Babuloni yicwe. Nuko rero batangira kwegeranya abanyabwenge bo mu gihugu kugira ngo bicwe, bajya no kuzana ba Danyeli kugira ngo bicwe. Bageze kwa Danyeli abasubizanya ubwenge n'ubwitonzi. Ubwo wari uje kubatwara icyo gihe yitwaga Ariyoki, yari umutware w'umwami, niwe wari ugiye kwica abo bantu. Aramubaza, amubazanya ubwenge n'ubwitonzi Danyeli. Aramubaza ati ariko ni iki gitumye habaho itegeko ry'ikubagahu rivuye ku mwami? Iri tegeko ryihuse rizanywe n'iki? Mu yandi magambo ko ritari risanzwe, n'iki kibiteye? Nuko rero Ariyoki asobanurira ba Danyeli, kuko ba Danyeli ntibari bari mu bapfumu n'abakonikoni bahamagaye ibwami, bagombaga gusobanurirwa bakamenya impamvu bagiye kwicwa. Nuko rero amaze kubisobanurira Danyeli bya bindi byose twumvise, Danyeli avuga ati oke, n'ibyo byabiteye. Ati ntacyo, noneho reka tujyane, ariko mbere y'uko wenda tujyana aho twica tugomba gupfira,
njye ndashaka kubanza kubonana n'umwami nkagira icyo mubwira. Kandi urumva nk'umwami ko yari yarabakunze ari abasore b'abanyabwenge, ntibari bumwime umwanya wo kubonana n'umwami. Abonana n'umwami, amugeze imbere amubwira ati umwami nyiricyubahiro, ndakwinginze njyewe mpigihe nzaza nkubwire inzozi, nkubwire n'icyo zisobanura. Umwami arabimwemerera. Mbese igihe cyo kubamanika kiba cyegejwe inyuma. Nuko rero abonye agiriye imbabazi imbere y'umwami, urumva Daniel icyo gihe niwe wabanje kujyayo, kuko yabwiye Ariyoki ati wowe nubwo wari uje kudufata ngo tujye gupfa, ariko mbere yo kutujyana kutwica njye reka mbanze mbonane n'umwami, noneho nitumara kubonana n'umwami mbere inyuma y'icyo tuvuganye n'umwami urafata umwanzuro niba uri budutwarane na bagenzi banjye. Rero urumva ko yaragiye kubonana n'umwami, umwami arabyemera, ahita agaruka azabwira bagenzi be uko byagenze ba Ananiya, ati rero mureke dusenge twinginge Imana iduhishurire ibi bihishwe, tutarimburanwa n'abanyabwenge b'i Babuloni. Mu yandi magambo, tutarimburanwa n'abanyabyaha batazi Imana, basenga imana zibana n'abantu. Nuko rero b'abahungu begera Imana barasenga. Rero igihe kimwe Imana iza kubihishurira Danieli ibyo umwami yari yarose byose, ashima Imana bati Imana ushimwe, wowe uhishura ibihishwe, iby'abanyabwenge bananiye, iby'abandi bose bananiwe, wowe ukabihishurira njyewe umwana w'umuntu, ndabigushimiye. Nuko rero bukeye asanga Ariyoki ari we wari ushinzwe kwica abo banyabwenge bose, ko ari we umwami yari yahaye itegeko. Aramubwira Daniel ati ntiwice abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo njyewe unshyira umwami musobanurire, mubwire inzozi yarose nanamusobanurire. Nuko noneho wumve ikintu gitangaje cy'Imana. Ariyoki amujyanye ntago yabwiye umwami izina rya Daniel, ahubwo mu kuvuga neza kugira ngo amenye igisekuruza cye, mbese kugira ngo bavuge neza Imana ya Daniel, yaravuze ngo mbonye umugabo wo mu bagabo b'abanyagano uri busobanurire Imana, uri busobanurire umwami inzozi yarose. Mu yandi magambo, mbonye umugabo ufite Imana itari nk'iyo twe tumenyereye, iri buze kuvuga iby'umwami yarose. Nuko rero umwami ahita ahindukirira Daniel uwo bise Beluteshazari ati niko ni ukuri uraza kumbwira inzozi narose unazisobanure? Mbese byari bikoze ku mutima w'umwami, ko yari yahagaritse umutima kubona igihugu cyose habuze umuntu ubwira umwami inzozi yarose n'icyo zisobanura, kandi ngo gifite abanyabwenge. Noneho Daniel nawe rero kubivuga neza aramubwira ati erega mwami, ibyo warose wowe ubwawe, nta mupfumu, nta mukonikoni, nta munyabwenge wabasha kubigusobanurira. Mbese mu yandi magambo za mana zanyu ntizabasha n'ukuri kukubwira izo nzozi zawe ngo nizirangiza inabisobanure. Ntabwo bishoboka, ndaguhakaniye. Atariko mu ijuru hari Imana ijya ihishura ibihishwe, ariyo yampishuriye ibyo warose ikanabisobanurira. Ati rero iyo Mana niyo yeretse Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. None rero dore ibyo weretswe n'icyo bisobanura ni ibingibi. Mbese bishatse ni ibingibi warose, nuko byari bimeze. Nuko rero aramubwira ati nuko rero mwami nyagasani, wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo yari iteye ubwoba rwose ukireba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, mu gituza hacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yayo yari ibyuma,
noneho ibirenge byacyo igice kimwe cyari ibumba ikindi ari ibyuma. Urangije urabyitegereza, noneho kugeza ubwo ikibuye kitarimbuwe n'intoki z'umuntu cyaje kikikubita ku birenge bya cya gishushanyo. Hamwe hari ibirenge bigizwe n'icyuma uruhande rumwe, ahandi ari ibumba. Iryo buye rirangije rirabimenagura. Nuko byaba ibyuma, ya miringa na ya feza na bya zahabu byose bihera ko birimbukira rimwe, bihinduka nk'umurama, birangije bitumuka nk'umurama. Maze rero iryo buye ryakubise icyo gishushanyo riragenda rihinduka nk'umusozi munini, rirangiza isi yose. Nuko rero icyo izo nzozi zisobanuye, wowe mwami uri umwami w'abami. Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose. Ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko rero Nyagasani, wa mutwe w'izahabu ni wowe. Kandi ikindi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije gukomera nawe n'ubwo bwami bwawe. Kandi hazabaho ubundi bwami bwa gatatu. Ubwo bwami buzaba buri imiringa, butegeka isi yose. Ariko ubwami bwa kane bwo buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose. Niko ubwo bwami buzigabanyamo. Ni ukuvuga ko igice kimwe cyabwo kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Nuko rero kuri izo ngoma z'abo bami, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose. Kandi ubutware bwabwo ntibuzigera buzungurwa n'irindi shyanga iryo ari ryo ryose, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose, kandi buzahoraho iteka ryose. Kandi uko wabonye ibuye ryamanutse ritarimbuwe n'intoki z'umuntu, rigakubita ku mano y'icyo kibumbano, kigahera ko gishwanyagurika cyose. Uko niko Imana izabikora, kandi rwose ubwo buhanuzi n'ubw'ukuri niko bizasohora. Umwami yumvise ibyo byose banabimusobanuriye, ahita yikubita hasi imbere ya Daniyeli. Mu yandi magambo, aramya Imana ya Daniyeli. Urumva ukuntu Imana yahaye uyu mugabo ubwenge butuma n'abami bamupfukamira. Ni ukuri Imana yo mu ijuru irakomeye, iratangaje. Umwami ubwo arirahira aravuga ati, ni ukuri Imana yanyu mwebwe Daniyeli niyo Mana nyamana, naho izi zacu ziratubeshya. Umwami ubwo arangije aravuga ati, uri umunyabwenge. Aramushima, arangije amuha kugabana ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni, amuha no guhagararira umutwe w'abanyabwenge. Aravuga ati, menyereza ko nta banyabwenge mfite. Mbese yahise abwira abanyabwenge bose ati, nimuve mu byo mwari murimo, muyoboke Imana ya Daniyeli, mube abanyabwenge, abigisha uko abigenza n'uko yitwara n'iby'iyo Mana yanyu. Mwese mujye mukoreye munsi y'amavuta ya Daniyeli. Imana ishimwe cyane. Nuko rero Daniyeli aguma ibwami. Icyo navuga, reka nse nkusubikira hano kuri iyi nkuru, ni ukuri Imana irakomeye. Ibaze ko yateje umwami guhagarika umutima atanibuka n'inzozi, ari ukugira ngo uyu mwami ubwe wenyine
utaruzi imana y'abayuda ubwawe azayivuge n'akanwa ke, narangiza atanga itegeko, kuko umwami ni umuntu ukomeye, icyo yavuze gihinduka nyine kiba ari itegeko. Urumva ntibyari byoroshye kujya i Babuloni ngo ubwire ab'i Babuloni bose ngo ndavuze ngo nimureke ibyo mwari murimo mwa abanyabwenge b'i Babuloni mwe, ibyo murimo byo kuraguza, ibyo byo kutavuga Imana, byo kugendera muri siyanse, mutemera Imana nimubireke muze mukurikira Imana yanjye. Ntabwo bari bubyemere, bari bashobora no kumutera amabuye. Ariko Imana iravuga ati ngereka nshe muri uyu mwami, biyobera abanyabwenge be abone ko ari ubusa ibyo biringiye, noneho ngewe mbereke ko ari njye Mana. Rero Imana iteza bo ubwabo baravuga ati kereka Imana itabana natwe, iyo niyo yabishobora, ariko iyo tubana nayo yananiwe. Nuko rero umwami amaze kubona ko ubwabo babyemeye ko yananiwe kandi akabona Imana ibishoboye, aravuga ngo mwese ntanze itegeko mukurikira Imana ya Danieli. Rero ni ukuri twizere Imana yo mu ijuru, ngo niyo Mana yonyine ibasha guhishura ibihishwe, ngo niyo yonyine ibasha gukora ibyananiye abana b'abantu. Rero ibyo byananiranye, ibyo muganga yananiwe, ibyo abanyabwenge bananiwe, ibyo imiryango yananiwe, ibyo umubyeyi yananiwe, ibyo umugabo yananiwe, ibyo umugore yananiwe, ibyo umwana yananiwe, ni Imana yo mu ijuru yonyine yabishobora. None rero Danieli amaze kugabana ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni. None ese Danieli bizagenda bite? Ese azaguma kubaha Imana? Ni mu gice kizakurikiraho.